kwizera abigishwa be bahoranye nawe burya ntibigeze bizera uwo bari kumwe nawe. Yesu arahari, wowe uvuka musenge, akuri bugufi kuruta uko ubitekereza. Wewe wivugiye ati ngeragezwa nzaba mpari ku bwawe, byose ujya unyuramo ujya babireba. Yesu arahari, wowe uvuka musenge, akuri bugufi kuruta uko ubitekereza. Wewe wivugiye ati ngeragezwa nzaba mpari ku bwawe, byose ujya unyuramo ujya babireba. Fasha twibuke gihe wari mu bibazo kandi wihebye, nta byiringiro na bike, nyamara hari ukora yicecekeye wagufashije kunesha ibyo bibazo. Yesu arahari, wowe uvuka musenge, akuri bugufi kuruta uko ubitekereza. Wewe wivugiye ati ngeragezwa nzaba mpari ku bwawe, byose ujya unyuramo ujya babireba. Yesu arahari, wowe uvuka musenge, akuri bugufi kuruta uko ubitekereza. Wewe wivugiye ati ngeragezwa nzaba mpari ku bwawe, byose ujya unyuramo ujya babireba. Ese twangana iki, Imana yacu idukunda, yemeye gutanga umwana wayo umwe gusa. Ntabwo iyo Mana yaduhana mu makuba, oya oya bambe turabana bayo.
hagati